umuntu w'umugabo, ikintu icyo ari cyo cyose ndi tayari guhangana nacyo. Kimwe mu bintu navuze ntazigera nkora, sinzigera ndwanya igihugu cyanjye, sinzigera mvuga igihugu cyanjye nabi. Uwanca uwo ari wese cyangwa ibyo bigarasha njya numva bishaka ngo kunca, nta kigarasha na kimwe mvugana nacyo, nta kigarasha na kimwe nziranye nacyo, sinzigera ngambanira igihugu cyanjye. Ariko umuntu wese uzamenyera izina Yago akaza kurishyira kuri social media akarya expose nabi, uwo nguwo amasasa azamugeraho. Okay, Yago, ubayeho ute hano mu Rwanda? Wari ufite kubayeho uba mu muryango cyangwa se ufite uko winjiza ubaho ngaho uri, nubwo wanze kwita mu buhungiro, urimo kubaho ute? Mbayeho neza kuko mfite amahoro kurutayo nari mfite ndi muri abo bantu babi bashaka kuniga amarozi, bashaka kunyica. Mbayeho neza rwose, nta kibazo mfite. Abantu bose bakurikiye kino kiganiro bamenye ko ntabayeho nabi. Nari mbayeho nabi nyiri aho ngaho, ubwo nasohokaga mu rupangu ngasanga abantu 10 bari ku rupangu iwanjye. Nari mbayeho nabi ubwo navaga ku kazi ngasanga abantu bari iwanjye ntabinjijeyo. Nari mbayeho nabi ubwo nabaga ndi ku kazi hariya Sonatibe ahitwa Izere, nkabona abantu 5 baje ngo kuneka ngo amakuru yanjye. Nari mbayeho nabi ubwo nageraga iwanjye abantu bagatera amabuye iwanjye mu rupangu. Nari mbayeho nabi rwose, ariko ubu mbayeho neza. Ariko ibyo bintu wabibwiraga Ribu? Ibyo nabibwiraga Ribu se, nabibwiraga Ribu n'ibyari ntatatse, ni hehe ntatatse ikirego natanze icyo sinababwiye. Ni kimwe gusa watubwiye watanze, ibyo bindi kandi byari bikaze biri kuri mino kurushana cya kindi cya mbere, ko ntabwo wigeze ubibwira Ribu. Nari ndambiwe rero, nari ndambiye guhora n'ubundi. Okay. Nari ndambiye guhora nkora ibintu nkabona nta musata. Amatsiko y'indirimbo ariko nta kibi kiri hagati iyo atagarutse. Gutakaza inshingano sinzi uvuga izarizo. Wenda ndavuze ngo ntibiri mu nshingano zanyu. Izihe? Zo kuba mwabaza uyu muhanzi muti wabwiye abantu ko Rwanda na runaka, kumbe tusanze we washaka gutegura indirimbo, ariko abaturage bo bazi ko ari intambara. Iyo atabikoze bigenda bite? Ibyo ngibyo sinkeka ko biri mu nshingano z'urwego zo kujya kuvuga ngo abantu batebyaga, ngo ubuze abantu gutebya. Nanone ubwo bugiye kubihiriza abantu niba bavuga ko batebya, nta bantu ujya muri no minsi ujya ubona bavuga ngo bakoze amaprank bagira, ariko yakora amaprank wabireba ukamenya neza ukagira ngo ni icyaha yakoze, wamugeraho ukajya akakubwira atoya tibira byaro rwose byari prank, twazari comedy twakinaga. Aho ngaho hahita haburamo ya elema y'icyaha, umugambi mubisha wo gukora icyaha. Ushobora kuba ntarimo kubaza ikibazo cyane neza Dr. Jewe muturage utagize amahirwe yo gusobanurirwa icyabaye. Yego. Kandi wa muntu ya planka kangu urugero. Twabonye umugore ngira ngo amena undi fanta mu maso avuga ngo yamufatanye umugabo we kuri Saint Valentin, bahetse ngira ngo n'umwana byari isoko. Ibyo bintu hari abaturage babirebye, jewe narabirebye nkiri ba video ndabona ibintu ntago bibaho. Ariko hari umuturage wabifashe akagira ngo hari umugabo umeze uri. Muri ruriya rugero uvuze nanjye no kurugo twaragiye bari abantu turabafata. Turababaza. Iyo wabirebaga wagira ngo ni icyaha koko, none kuzanamo abana turababwira duti rero mu byo muzana abana ntimubazane muri iyi mikino y'amaprank. Buriye umwana we nta nubwo asesengura ngo arebe ko bari gukina. Barihanangirizwa, basaba n'imbabazi, basabwa no kubisiba ndetse no gusubira inyuma bakabwira abantu ko biriya bakinaga kandi batazabyongera. Ntabwo urabona iyi social media ije ari nshya mu bantu, hariho abayikoresha basa nk'abirwanaho bashaka ubuzima koko, abo nibo ugenda uyobora.